Ngaha turaje Nyagasani, turakwitabye karame karame Nyagasani. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda. Ije kutujya neza kuri wa kabiri w'icyumweru cya 19 mu byumweru bisanzwe, tariki 12 Kanama 2025. Ngaya masomo agiye gutwegereza Imana. Isomo ryamenye umutwe kivugura amategeko, umutwe wa 31 umurongo wa 1 kugeza kwa 8. Muri iyo minsi Musa abwira Abayisiraheli bose aya magambo. Aterura avuga ati, ubu ngubu maze imyaka 120 mvutse, sinkibasha gukubita hirya no hino, kandi Uhoraho yarabinyibwiriye ati, ntabwo uzambuka Yorodani iyo ureba. Uhoraho Imana yanyu ubwe niwe uzambuka akurangaje imbere, niwe uzatsemba ariya mahanga akuri imbere, ayanyage ibyo atunze. Kandi Yozuwe niwe uzambuka akurangaje imbere kuko Uhoraho yabivuze. Uhoraho azagira ayo mahanga ibyo yagiriye Sihoni na Ogi, abami b'Abahemori hamwe n'ibihugu byabo. Yarayarimbuye. Uhoraho azabarekurira, namwe muzayagirire bya bindi n'abategetsi byose. Nimukomere mu b'intwari, ntimuzashye ubwoba ngo muhinde umushyitsi imbere yabo, kuko Uhoraho Imana yawe ubwe agendana nawe. Ntazaguhararukwa, ntazagutererana. Hanyuma Musa ahamagara Yozuwe amubwira imbere y'Abisiraheli bose ati, komera kandi ube intwari, kuko ari uzinjira n'aba bantu mu gihugu Uhoraho yarahiriye abasokuruza babo ko azakibaha. Ni wowe uzatuma bigarurira icyo gihugu. Uhoraho ubwe niwe uzakugenda imbere, azaba ari kumwe nawe. Ntazaguhararukwa, ntazagutererana. Wigira ubwoba, ntucike intege. Iryo ni ijambo ry'Imana. Indirimbo idufasha kwakira isomo rya mbere turayisanga mu gitabo kivugura amategeko umutwe wa 32 umurongo wa 3 kugeza ku wa 12. Ingarigari y'Uhoraho n'umuryango we. Ngiye kwamamaza izina ry'Uhoraho. Nimwemere ko Imana yacu ari indahangarwa, ni urutare, ibyo akora bitunganye rwose, uburyo bwe bwose buraboneye. Ibuka ibihe bya kera, uzirikana imyaka yagiye isimburana kuva mu gisekuru ukagera mu kindi. Bazaso azabigutekerereza, baza bakuru bo muri mwe bazabikubwira. Igihe musuma byose haga amahanga iminana agenewe, igihe yatandukanyaga amoko y'abantu akurikije umubare w'abana ba Isiraheli. Koko rero ingarigari y'Uhoraho ni uwo muryango we, bene Yakobo bakaba 8 yegukanye. Uhoraho niwe wenyine wayoboye umuryango we, ari nta mana y'amahanga bafatanyije. Ingarigari y'Uhoraho n'umuryango we. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Matayo umutwe wa 18 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5 n'uwa 10 kugeza ku wa 14. Icyo gihe abigishwa begera Yesu baramubaza bati, mbese uwo narinde uruta abandi mu ngoma y'ijuru? Ahamagara umwana muto amushyira hagati yabo, nuko aravuga ati, ndababwira ukuri, nimudahinduka ngo mumere nk'abana, ntago muzinjira mu ngoma y'ijuru. Uwicisha bugufi wese nk'uyu mwana, uwo ni usumba abandi mu ngoma y'ijuru. Uwakira neza umwana nk'uyu ari njye agirira, ni njye aba yakiriye. Mwirinde kugira umusuzugura muri abo bato. Koko rero ndababwira ko mu ijuru abamarayika babo badahwema kureba uruhanga rwa Data wo mu ijuru. Mwe murabibona mute? Niba umuntu afite intama 100, yimwe muri zo izimiye, ntasiga izindi 99 ku musozi akajya gushaka iyazimiye? Kandi yayihiriwe akayibona, ndababwira ukuri, imutera ibyishimo biruta ibyo aterwa na za zindi 99 zitazimiye. Ni nako so mu ijuru adashaka ko hari umwe muri abo bato uzimira. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugira amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Buri munsi ugire ikintu gishya wiyongeraho cyiza, umuco mwiza ugufasha gutera imbere, umugenzo mwiza wa gipfura ugufasha kurangamira Imana, uwikuzemo, uwuzamure muri wowe kubera ijambo ry'Imana umanze kumva. Buri munsi ugire ingeso mbi wirukana mu buzima bwawe kubera ijambo ry'Imana umanze kumva. Buri munsi ugire ikintu kimuteraho imbere byibuze buri munsi kigaragaza nyine ko wakiri ijambo ry'Imana, ryandi riri guhindura, ryarindi riri gukura mu bwandavure rikujyana mu buzima bwiza, guhinduka uhindukiye Imana buri munsi. Hari imvugo Kinyarwanda igira iti, uwiyoroheje ahinga itongo ry'inkuba. Ariko abandi bakongeraho bati, iyo nago wiremereje ukikuza, ugiye guhinga itongo ry'inkuba,
irakwasaguza neza neza, uhinduka ubushingwe. Kubera iki? Kwiremereza. Amasomo kintu yacu duteguriye uno munsi aradufasha kongera kuzirikana kuri uwo mugenzo tutabura mu buzima bwacu bwa buri munsi, umugenzo wo kwiyoroshya, kwicisha bugufi, kugira ngo twegere Imana, kugira ngo dusange Imana. Umuntu wese usanga Imana bimusaba iki? Kwicisha bugufi, kwiyoroshya. Kubera iki? Kubera ko n'Imana nayo kugira ngo isange abantu byagombye kwibanza kwicisha bugufi, kwiyoroshya. Nguko uko Nyagasani jambo wigira umuntu maze abana natwe. Amen, amen, amen. Tujye kureba ibintu bitatu biza kudufasha gutambuka muri umugenzo wo kwiyoroshya, kugira ngo natwe twegere Imana, dusange Imana. Inzira Imana yanyuzemo isanga abantu, kandi nanjye ndi umuntu, kuki ngiye ntayinyuramo nsanga Imana? Nta yindi nzira usibye kwiyoroshya, kwicisha bugufi buri munsi. Icya mbere ni uko umugenzo wo kwicisha bugufi uzana Imana mu buzima bwacu, kubana n'Imana. Twumvise mu isomo rya Bibiliya kivugura amategeko uburyo Imana yagendanye n'Abayisiraheli. Musa nawe ugiye kurangiza urugendo rwe ararangwa no kwiyoroshya ndetse no kurangira mugenzi we uburyo azitwara mu buyoboke n'Imana, ko Imana itazigera batererana. Uko Imana itateranye Musa ntitererane n'Abayisiraheli, niko izakomeza kugumana na Yozuwe, kugumana n'Imana. Uwo mugenzo uhamagara Imana, umugenzo wo kwiyoroshya. Iyo yoroheje uri guhamagara Imana, burya nawe iyo uri kwikuza uri kwirukana Imana mu buzima bwawe. Ngiye cya mbere kizaranga umuntu wiyoroshya nuko azaba ari kumwe n'Imana. Ni ibikorwa byiza, nuko kureka Imana igakuyoborera, nuko kureka Imana ikagendana nawe. Ati Uhoraho ubwe niwe uzakugenda imbere, azaba ari kumwe nawe, ntazaguhararukwa, ntazagutererana. Wigira ubwoba, ntucike intege. Amen, amen, amen. Nyagasani iyo muri kumwe, iyo wiyoroheje ukareka Nyagasani akagukoresha, nibwo ugera heza ukamererwa neza. Ikindi kiranga ufite umugenzo wo kwiyoroshya ni ibintu bibiri tujye kubona muri Evanjiri uno munsi. Ubwo twatangiye Evanjiri ya Matayo itwerekeza ku buzima bwo kubana, la communauté, kubanira abandi, bikagaragara nanone muri uno mugenzo wo kwicisha bugufi, kwiyoroshya. Ubwa kabiri kiranga umuntu wiyoroshya ni ukwigira umwana, être petit. Kwigira umwana ntabwo Yezu yarashatse kubwira ba Petero, Yakobo na Yohana n'abandi bari kumwe bigishwa be kongera gusubira mu nda, nanjye kuvuga ya mama wabo nka kurya Nikodemo n'ubundi yabajije Yezu byerekeye n'abatisimu, ati nzongera asubire mu nda ya mama koko? Oya, ntabwo kwigira muto ari uko kugabanuka mu myaka yawe, kugabanuka mu gihagararo, kuba umwana uhereye ku myaka cyangwa igihagararo, ahubwo kuba muto, innocence, kuba umuntu mwiza, kugendana n'Imana, kuba umuntu mwiza. Umwana n'umuntu mwiza nta kibi yakora. Umwana nuwuzuye iyo migenzo myiza, ubunyangamugayo, ukuri, kuvugisha ukuri. Uwo ni umwana, wa wundi utagira amanyanga muri we, wa wundi utagira amaceberanya muri we, wa wundi ugendera ku murongo, akakira uburere bamuhaye. Icyo nicyo kiranga umwana. Yezu ashatse kubabwira ubwo bari batangiye kwibaza hari umukuru muri twe ninde. Yezu yabahaye ikigereranyo cy'umwana, ndetse cyane cyane ikigereranyo cy'umunyabyaha uri kure, ukeneye imbabazi z'Imana, ya ntama yazimiye, wa wundi Imana yitaho, wa muto. Umuntu muto buri gihe Imana impozaho ijisho kugira ngo igire gute? Imutabare. Icya gatatu kiranga umuntu wiyoroshya ni ukwiga. Dore ko ubuzima bwacu ku isi ari ukwiga. Ukigira ku muntu mukuru akaguhereza, ukigira ku mwana nawe agakwigisha. Burya nta bantu bigisha nk'abana. Umwana agatwigisha uburyo twakwegera Imana, umwana agatwigisha uburyo Imana nayo yicisha bugufi kugira ngo ibane natwe, akihindura umuntu. Nuko jambo yigira umuntu, Yezu akigira agahinja kugira ngo abashe kudukiza. Rero ubuzima bwacu no ku isi, niba ushaka nawe kwiyoroshya, kwicisha bugufi, biragusaba kwicara ukiga, ukamwigishwa Nyagasani. Kwiga, ubuzima bwo kwiga ni ubuzima butambukamo uwo mugenzo wo kwiyoroshya. Ese iyo ubonye ibiri kubera hano ku isi, bigufasha kwiga werekeza Imana, yiga Imana nyine kugira ngo urusheho kumenya Imana. Yamvugo ya muhanga igira iti on apprend la théologie à genoux, ngo wiga Imana, umenya Imana upfukamye. Wa mugenzo wo kwishisha bugufi. Yezu uri mu rugendo agana i Yerusalemu,
agiye kuducungura. Mu kuducungura bizamusaba kwicisha bugufi, kwiyoroshya, kujya ku musaraba, kwemera guseba. Nawe nanjye adufashe kugira ngo tubashe kuko natwe kwikonozamo iryo kuzo, igihe twirata, igihe twemera, tureke kuba abashefu ahubwo tuba abagaragu, tureke kuba abakuru ahubwo tuba abana b'abandi biga bakiga, ukigira ku buzima bwa Yezu kugira ngo nawe uzajye urusha kwitangira abandi, umugaragu mwiza w'abandi, witangira abandi, ukorera abandi aho gukorerwa. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, umunyeshuri yagiye mu ruganda agiye gusaba stage, kwimenyereza. Wasanga abandi bakoraga muri urwo ruganda, abakozi baramwakira, baramumenyereza, bamuha stage kugira ngo arusheho kwimenyereza umurimo. Nuko igihe kigeze cy'uko aragiye kurangiza umurimo, kwimenyereza, ategura ibaruwa yo kuzashimira nyir'uruganda, shefu wamwemereye gukora stage, wamuhaye ubumenyi abutamukiye muri urwo ruganda rwe. Ariko umustajiyeri wakoraga stage akabazwa n'uburyo abakozi bakoraga muri uru ruganda bakoreraga ijisho. Ibyo bikamutera imbaraga zo gukora, ndetse no kubona ko hari ikindi gikenewe, kubona ko abakozi bakenewe mu ruganda. Uko yabonaga bakorera ijisho, barangiza icyamubaje kiremereye uko abahemba bagahabwa igihembo, barakoreraga ijisho. Igihe kigeze nyir'uruganda ahemba abakozi. Wa mustajiyeri ngo mu gihe agiye gutaha, yamaze kwandika ibaruwa yo gushimira kugira ngo ashimire nyir'uruganda wamufashije, akamuha ubumenyi abitamukiye mu ruganda rwe. Nuko aratungurwa, agiye kubona abona nyir'uruganda amuzaniye akantu k'envelope, maze aramubwira ati, uyu ni umushahara nguhaye. Wa mustajiyeri aratungurwa, agiye kubumbura ko abona ari umushahara utubutse ungana n'amezi 6 yaramaze mu rwa ruganda ari kwimenyereza. Nuko aratungurwa, maze abwira chef ati, kuki umpembye kandi ari njye wakagombye kugushimira ubumenyi wampaye? Urampembye kandi ari njyewe wakagombye kubera ko ari njye wungutse byinshi. Nuko ngo chef ngo aramubwira ati, hari ibintu bibiri bitumye nguhemba. Icya mbere nuko mu muco wacu dushaka abantu twaha ubumenyi tukababura. Iyo tugize tombora tukabona umuntu duhereza ubumenyi, tugomba nyine no kumuhemba kuko yemere kwakira ubwo bumenyi. Icya kabiri gitumye nguha umushahara nguhemba, nuko narakubonaga ibyo wakoraga byose, uburyo wavunikaga, uburyo witangirira uruganda, uburyo wimenyereje, ariko bikaza kurangira ari wowe ukoze ibintu birenze muri uruganda. Ibyo byose nabibonaga, ngakwitegereza, nkumva ndishimye cyane, mfata icyemezo cy'uko nyine ngomba kuzaguhemba bishimishije nanjye, kuko ufite ukuntu wazamuye uruganda. Nuko wa mustajiyeri ataha yishimye, yatunguwe neza. Dusaba inema ko dakorera ijisho. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Nguko kwiga, umuntu mukuru ashobora kwigira ku mwana, umwigisha ashobora kwigira ku mwigishwa, mwarimu ashobora kwigira ku munyeshuri, gutyo ubuzima bwose uriya no kwiga, kwigira muto kugira ngo ubashe kwiga. Nguko uko chef nawe birangira ari kwigira ku mustajiyeri, ikangira ari kwigira ku munyeshuri. Kubera iki? Kwakwiyoroshya. Dusaba inema yo kwiyoroshya, tuze gukora umwitozo natwe. Ese mu nganda zacu iyo dufite abanyeshuri hari umuco uhemba abanyeshuri. Kubera iki? Uraza gusanga ari njye nawe twatsinzwe, ushobora kuza gusanga watsinzwe kubera ko igihe kirekire ukimara uri kwaka umushahara utigeze wakorera ijisho, wavunishije abandi. Ushobora gusanga nawe watsinzwe kubera ko igihe kirekire ukimara uri kwiga, ntugire n'icyo uronka cyangwa ubumenyi, kandi waraherekera wiga ukaba nta n'icyo uramenya. Ushobora gutungurwa nawe bitewe n'uko ushobora gusanga ukoresha abantu by'agahato, ukoresha abantu gatuna bwene, ukabakoresha imirimo y'ubucakara, ntuzigere na rimwe umuhemba. Ati uyu ni umunyeshuri, uyu n'ubundi yari ari kwigira iwanjye, yakagombye kumpemba, ahubwo kaza kurangira turi gusigana. Aho niho duhera twibaza ngo umukuru muri twe ninde? Umukuru ni wa wundi nyine uzitanga, agafasha undi, akitwara neza,
akitanga agakorera abandi. Uwo niyo mukuru. Twongere turi abantu tujya ducakaza, abantu bose tujya dukandamiza n'ubundi bukozi bw'ibi dushobora gukorera abandi. Bamwe tukabima inshingano zabo, abandi tukabuza uburenganzira bwabo. Uyu munsi nawe wongere urebe uko ushyira mu bikorwa uwo mugenzi wo kwicisha bugufi, wigira ku bandi, wa mugenzi uzana Imana. Reka dusoreze ku kintu gikomeye cyane. Umupadiri warabihiwe cyane, nuko aza kujya ku mujyanama wa roho, aramubwira ati abantu tubana ni abantu babi cyane, nta mbuto banyerera, ni abantu babi cyane, abantu babi cyane. Nuko umujyanama wa roho aramubwira ati umva rero, reka nkubwire, nta n'akantu keza wari ubona kuri umwe muri abo mubana. Ati hari igihe nkabona. Nuko aramubwira ati genda rero buri wese muri abo mubana ugende urebe icyiza akora, ugifate ukijyane iwawe, urebe no kundi cyiza kindi afite kalite ugishyira iwawe, urebe no kundi, ugende urebe no kundi, ugende no kundi, kugeza igihe bose ugize ikintu bakuraho cyiza. Numara kubakuraho icyo kintu cyiza buri wese uzabiteranye, ariko ubiteranyiriza iwawe, hanyuma mu gihe gito uzasanga uri umuntu mwiza, utagishishikariye no kongera kuvuga ngo uyu ni mubi, uyu ni mubi, uyu nguyu yanyerera imbuto mbi, uyu nguyu arambihiriza, ngo arambihiriza. Kubera iki? Wafashe bya byiza byabo byose urabirundanya, ya migenzo yabo myiza yose uyishyira iwawe, urayakira. Igihe cyose uzayakira rero ukayigira iyawe, icyo gihe uzaryoherwa, umererwe neza, ubakunde, ube umuntu mwiza kubera Imana. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Mwese Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masomo Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.